bagiye gutangira kumukorera indirimbo umuriro burashije. Icyo gihe nta kindi wakoraga ko hari ukwishyura umuriro, mu gihe we yari yabuze n'amafaranga 100 yo gutega bisi mugezi wabo ngo bwari kubona yo kwishyura umuriro. Aho yigaga mu wa 4 harimo umuhungu mukuru waje kumushuka ko Icyangugu hari studio y'abakongomani ikora indirimbo ko yazamufasha gukora indirimbo. Icyo gihe Bruce Melody nta kindi yakoze, yaragiye yiba iwabo amafaranga. Kanda subscribe, like, twikomereze. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Iwacu Bruce, twe tumuzi nka Bruce Melody. Uyu mugabo ni icyamamare, isi yose iramuzi, ibigwi byinshi, ibinyamakuru byamwanditse, ibitangazamakuru yanyuzeho bikomeye, ibitaramo yakoze bikomeye, ibihembo yatwaye bikomeye. Aka kanya biragoye ko yazakubwira umubare w'ibihembo amaze gutwara, nawe ntabwo yapfa kuwukubwira ako kanya muri kumwe, byamusaba gutekereza cyane. Uyu munsi tugiye kureba amateka y'uyu mugabo, yinjiye mu muziki bigenze gute, ni izihe nzira yanyuzemo, ubuzima busanzwe ubundi yarabaye hate, ise ninde, nyina ninde, bavugwaho iki, avuka hehe. Ngo haye ikaze, nitwa Jean Pro TV Show. Nimba ubwa mbere ugeze kuri Muboro, ntugende udakanda subscribe kandi konzi igihe tugiye tubana buri munsi, kandi ntukagende udakanze like, niyo nkunga ya mbere ikomeye. Nimba ukunda ibiganiro tukugeza ntukagende udakoze share, kandi mba ari ikintu ushaka kutwaza kuko utajya ugenda ucyandika muri comment. Iyi ni Jean Pro TV Show, ngo haye ikaze. Uyu Bruce Melody amazina yiswe n'ababyeyi ni Iwacu Bruce. Yavutse ku itariki 2 z'ukwa gatatu 1992. Ise yitwa Nibihangane Gerivani, mama yitwa Muteteri Verena. Yavukiye mu kagari ka Kamashashi, umurenge wa Nyarugunga, akarere ka Kicukiro. Avukira mu muryango w'abarokore, azamukira muri korali. Nubwo yandikaga indirimbo ariko ntabwo bamuhaga umwanya wo kwigaragaza ngo abashe kuba yaziririmba. Uyu Bruce Melody afite imyaka 3 ise yaje kuba yitaba Imana. Icyo gihe yasigaranye na nyina hamwe n'abavandimwe be 3, abakobwa 2 n'umuhungu umwe. Urumva ni abahungu 2 n'abakobwa 2. Uyu Bruce Melody yakuze iwabo bumva indirimbo zo mu rusengero, ntiyarazi ko habaho indirimbo z'isi, ariko ko yagendaga akora niko yaje gukunda indirimbo za KGB, akajya ziririmba akazisubiramo cyane. Ubwo yigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza primaire, yagize inzozi zo kuba yakora indirimbo ye ya mbere, ariko ibyo ntabwo byaje kumuhira. Ati byagenze gute? Aho yigaga mu wa 4 harimo umuhungu mukuru waje kumushuka ko Icyangugu hari studio y'abakongomani ikora indirimbo ko yazamufasha gukora indirimbo. Icyo gihe Bruce Melody nta kindi yakoze, yaragiye yiba iwabo amafaranga. Ngo ubwo yibwiraga yuko Icyangugu atari kure ngo azongera akagaruka. Ngo icyo gihe Bruce Melody yafashe amafaranga yohereza uwo umuhungu nta kindi yakoze, yahise abura. Yaje kugaruka byaracogoye, imvururu z'amafaranga Bruce Melody yibye ngo abe yakora indirimbo ye ya mbere zitakiri kuvugwa, byaracogoye. Bruce Melody yiga mu wa 6 w'amashuri abanza nibwo yagiye kuba yakinjira muri studio bwe bwa mbere. Ati byagenze gute? Kubera ukuntu yakundaga indirimbo za KGB, yarabegereye abasanga muri gym bari guterura ibyuma, arababwira ati ndirimba nkamwe, mfite impano, ndashaka ko hari icyo mwamfasha. Baramubwira ati ririmba, gerageza turebe. Nta kindi yakoze kubera isoni nyinshi yari afite, yarababwira ati se naririmba mpindukiye, barabimwemerera. Umuhungu ajya arazirapa, nta kindi bamukure, bamujyanye muri studio yakoreraga i Kanombe, yakoreragamo witwa Jackie Sodadu. Nubwo iyo ndirimbo Henry yari yamwishyura muri KGB, Jackie Sodadu yaramunaniye ayihereza muri umuna we bita Dadu. Nabo iyo ndirimbo yaje kumunanira ayihereza undi mu producer, aho naho yanze gusohoka. Ati byagenze gute? Ubwo Bruce Melody yajyagayo yasangaga bafite ibindi biraka by'abasitari bakomeye, ugasanga ko atazwi, ntari ikintu na kimwe bamufashaga. Umunsi umwe yigeze kujyayo asanga koko bafite umwanya, bagiye gutangira kumukorera indirimbo umuriro burashije. Icyo gihe nta kindi wakoraga ko hari ukwishyura umuriro, mu gihe we yari yabuze n'amafaranga 100 yo gutega bisi mugezi wabo ngo bwari kubona yo kwishyura umuriro. Aho nta kindi basaga nkaho bakubwiye, bari bakubwiye ngo itahire. Icyo gihe nawe nta kindi wakoraga, wahita gutaha. Ingendo zose yagendaga buri munsi. Ibaze ko indirimbo Henry yari yamwishyuye yirukanse imyaka 3 yose akayibura, kubera gusanga bari gukorera abasitari, we kubera atarazwe akamubwira ngo itahire. Icyo gihe ibyo yabonye atazabishobora, nibwo yahise ajya kwiga production.
ngo ashaka gukora indirimbo yo ku giti cye bitamusabye kuba yayikorerwa n'abandi bakamuzunguza kubera ubuzima yaranyuzemo, yirirwa yirukanka kwa producer ngo bamukorere indirimbo Henry yari yamwishyuriye, ariko bikaba ibyanga n'ubundi bikaba iby'ubusa indirimbo ntayibone. Icyo gihe Ama G yari afite studio, iyo studio yakoreragamo Piano ndetse na Junior, uwazaga kubigisha ari Junior Ma System. Icyo gihe Bruce Melody yahageze ari uwa gatatu, ari umunyeshuri waho, ariko icyo gihe uyu Junior Ma System yigishaga Junior ndetse na Piano, Bruce Melody wari aho ngaho arebera, ariko areba ibyo bakora ngo uretse gukoraho gake cyane, ariko icyo gihe yari azi ibyo gukora production. Ariko igihe cyaje kugera uyu Junior ndetse na Piano baza kugira izindi nshingano bajyamo, uyu Bruce Melody aba usigara ku nkono, asigara akora, akorera amafaranga menshi, atangira gukorera abantu, atangira no kumenyekana. Icyo gihe yarakomeje arakora, akora indirimbo nyinshi azikorera abantu, ariko aho ngaho ntabwo yaje kuhaguma kuko Ama G yaje kumwirukana. Yahise ajya gukorera muri studio yari i Masaka, yari y'umugabo witwaga Blaze. Aho naho yakoze igihe, ariko abona atazabishobora, nta gafaranga karivamo, wenda kazamuviramo n'ikibanza. Icyo gihe yahise ajya gukorera i Rwamagana, naho yahise ajya kwiga ku buryo hari kujya hamubera hafi, naho yaje kuhava ajya gukorera i Kibungo. Ariko ibyo ngibyo byo kwirirwa ajarajara mu mastudio yaje kubivamo, yibuka ko icyamuzanye ari gukora indirimbo atari gukora production. Icyo gihe yaje gusubira i Kigali, dore ko yarashoje na segonderi ya gatandatu, asanga studio yakoreragamo Ama G yamaze kuyigurisha. Uwo mukire wari umaze kuyigura yahaye Bruce Melody akazi, ariko icyo gihe intego za Bruce Melody ntabwo kwari gukora production. Yabwiye boss we ko agiye kwihugura kwa Lick Lick, ariko akigerayo yasanze Lick Lick agiye kugenda, ariko hari undi mutipe wari wasigaye bitaga Fazo, niwe batangiye gukorana, batangira gucura amabiti. Icyo gihe uyu Bruce Melody yabwiye Fazo ko azi kuririmba, nibwo bakoze indirimbo ya mbere bayitangiye kubivuga. Uyu Fazo yaratangiye ajyana ku maradiyo, indirimbo abantu barayikunda. Icyo gihe Bruce Melody yegere boss we, kubera n'ubundi yarazi ko asanzwe afite amafaranga, aramubwira ati studio nayo irakomeye wayigura. Icyo gihe boss we nawe yaje kuyigura. Uyu Bruce Melody aguma akora izindi ndirimbo, Uzandabure n'izindi nyinshi cyane nazo zirakundwa. Ariko muri iyo minsi yaze gushwana na Fazo. Ati byagenze gute? Umunsi umwe bari gutembera mu muhanda, yaramubwiye ati waretse tukajya kwihugura tugakora ibirenze hejuru y'ibyo dukora. Uyu Bruce Melody yabwiye Fazo ati indirimbo zawe mba numva zoroshye nk'ibipapuro, ariko uyu Fazo yaje kubirakariramo, yumva ko nta gutebya kurimo. Kandi muri uwo mwaka Bruce Melody niho yaje guhura n'ibyago, aza kuburamo undi mubyeyi we wa kabiri wari usigaye we mama we. Icyo gihe byari mu 2012. Icyo gihe yahamagaye Fazo aramubwira ati mama yitabye Imana. Fazo yaramushubije ati reka sha. Icyo gihe Bruce Melody nawe byaramubabaje, ahitamo kupa, aza no kubirakariramo, nongera no gusubiraho baratandukana. Icyo gihe yegera uwo bise Piano, n'ubundi bari basanzwe bakorana, bari baranatangiranye kwa Ama G. Akigera kwa Piano bahise bakorana indirimbo ayita Yokoyo. Icyo gihe iyi Piano yabarizwaga muri Super Level, yari shari, ngo mu buzima bwe yumvaga atazakora Afrobeat, ariko yaje kuyikora afatanyije n'uwitwa Piano. Ni indirimbo nayo kandi yakunzwe cyane. Umunsi umwe uyu Bruce Melody ari Rusizi, witwa Mico The Best yaje kumubwira ati se wazaje nkaguhuza no nyiri Super Level wari bitaga Richard, ati ko mbona uri umwana ushoboye. Icyo gihe Bruce Melody aravuga ati se byavamo? Ati nta ribi. Uyu Bruce Melody yagera Richard, abona ni umugabo utuje, aramubwira ati Mico The Best yari yambwiye ngo nze mwabasha kwa mwakira muri studio yanyu, nanjye nkaba nazamuka. Aramubaza ati se ushaka ibintu byawe bigenda gute? Aramubwira ati wenda ibintu byanjye bikarenga u Rwanda, wenda bikagera nko mu Burundi, cyangwa bikagera nko mu bindi bihugu duturanye byo muri East Africa. Richard yarabyemeye, bemeranya ko azajya afata 50%. Icyo gihe ariko Bruce Melody yatashye n'amasezerano basinyanye ko bari kuyasinyana bukeye bwaho. Ariko bukeye bwaho Bruce Melody afite agashoka kagombaga kubera Igisenyi, witwa Riderman yaramuhamagaye aramubwira ati ko nshaka hari ahantu ndirimbira muri Kigali. Bruce Melody yaramubwiye ati ntari bibabwire babe bitunganya, nze mitemo aririmba ubundi mite njya gukorera Igisenyi. Uyu Bruce Melody acyagera abona abantu bari kumukereza bashaka kumuririmbisha amasaha nk'ay'Igisenyi. Uyu Bruce Melody nta kindi yahise akora, yaravuze ati abantu bari kunaniza, ahita aragenda ajya gukorera Igisenyi. Uyu Riderman yaje kubirakariramo
ko guhamagara Richard kuko n'undi bye byatangiye kuvugwa yuko Bruce Melody yasinye muri Super Level. Aramubwira ati iyo mumbwa ko nta mwanya mufite ngashaka ukundi mbigenza. Uyu Richard yaje kubirakariramo niko guhita ahamagara Bruce Melody. Aramubwira turi hehe? Bruce Melody aramubwira ati ndi mu rugo. Richard abwira Bruce Melody ati ndagushaka vuba hano tugira icyo tuvugana. Uyu Bruce Melody aramubwira ati ndahavuye. Richard yamusubije ati ndabizi kuri Gisenyi, ejo nuzaza uzaze tuvugane. Uyu Bruce Melody bukeye bwaho yaraje ahura na Richard, bahuriye hano ngo atazapfa yibagiwe. Icyo gihe yaramubwiye ati kuki watangiye gukora utambwiye kandi uzi ko dufitanye gahunda zo gusinya amasezerano? Ati ubu ngubu nitumara gusinya amasezerano noneho uzakora ibiki? Bruce Melody aramubwira ati rakara uko ubishaka ariko mbabarire dusinye amasezerano. Kuko icyo gihe Bruce Melody afite inshingano zo gufasha umuryango wari usigaye kuko niwe wari urimo umukuru. Ngo icyo gihe Richard yaramunanije ku rwego rutabaho. Yaramubwiye ati twari twavuganye senga nayo kubo ndabihinduye, uzajya ufata 30%. Bruce Melody yarebye uko yabigenza arakubura arabyemera. Icyo gihe batangiye gukorana, bakorana indirimbo zirakundwa, batangira kujya za Uganda, atangira kwitabira Primus Guma Guma. Icyo gihe yabaye brand ambassador wa Tigo, amafaranga ari kuyabona, ariko ibaze ko yajyaga muri Primus Guma Guma bamuha nka miliyoni. Richard yakuramo n'utudeni yabaga yamuhaye, ugasanga atwaye amafaranga yinjira atanashinga kandi umuryango uzi ko akorera amafaranga menshi. Muri karitsiye avuga ngo uri umusitari waragafashe, kandi byo kajya ifataga amafaranga yengerera 30%. Bruce Melody yabonye ibyo atazabishobora. Umunsi umwe abwira Richard ati urankira ku 50% cyangwa dusesa amasezerano. Ati ibyo nibishoboka. Bruce Melody yabonye atazabishobora n'undi arangavuye ku ngufu. Icyo gihe Richard yahise amujyana mu rukiko amurega miliyoni 18. Bruce Melody abyumvishe yumva arikanze. Icyo gihe yatangiye kwibaza ahantu azayakura nuko natari yafata kuri miliyoni 2, akibaza ukuntu azabona miliyoni 18. Icyo gihe yumvaga ko nta kindi ari ugukurisha inzu y'ibabo cyangwa imitungo ye bamusigiye kugira ngo yabone. Ariko icyo gihe nta kindi yakoze. Hari umwavoka ye yaririmbiye yagraduatinze, yaramwegereye aramubwira ati mfasha. Icyo gihe umwavoka yamwemereye kumufasha. Nibwo bagiye mu rubanza. Reka igice cy'uyu munsi tukirekere hano, tuzakomeza ejo kugira ngo n'igice cya kabiri uzakibone mu mbere. Cyo gusa nuko wakanze subscribe kandi no kuri iyo nzogera tukajya tubana buri munsi. Nimba ukunda video nkugeze ntukagenda udakanze like, kandi nimba urumva icyo utasobanukiwe neza uze kugenda ucyandika muri comment ubutanza kikubwire. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.